ashobora kuba yari ikintu yahindura ku buzima bwawe. Niba uri tayari n'amagambo yavuzwe na Jeff Bezos, twagiye. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo hahandi ucikira intege njye niho mpita mfatiraho, niyo mahirwe yanjye. Imbibi zawe niyo mahirwe yanjye. Hahandi mumanikira amaboko buriya haba hari amahirwe yawe. Nubona abantu mukorana batangiye kubivamo bamanitse amaboko, haba hari amahirwe yawe. Hahandi bamanikira amaboko niho ukwiye gufatira ugahita uzamukira. Hanyuma Bezos yigeze kuvuga ngo duhitamo gukora ibintu runaka atari uko bitworoheye, ahubwo nuko ariko bigomba kugenda tu, niko nyine bigomba gukorwa. Kuba ikintu kitakoroheye ntabwo ari uko ari cyo kibazo, ahubwo kuba ariko kigomba kugenda, cyaba gikomeye cyaba cyoroshye, ibyo nibyo bibarwa, ibindi byose waba uri gutuba umwanya. Bezos yaravuze ngo ubwonko bwawe niyo mashini y'agatangaza ufite utajya ubasha kubyaza umusaruro, kubera ko uhora urangamiye imashini z'abandi uko zikora. Wowe uhora ureba ibikorwa by'abandi bantu gusa ukirengagiza yuko nawe ufite imashini yakora nk'ibyabo. Ubwonko bwawe niyo mashini y'agatangaza ufite utajya ubasha kubyaza umusaruro, kubera ko ubwonko bwawe nanone buhora burangariye izindi mashini. Bezos yaravuze ngo nufata icyemezo cyo gukora ibikoroheye gusa cyangwa ibyo ubona ko bizahita bikunda, bizatuma usiga amahirwe menshi yaragutegereje. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ubuzima ni bugufi ku buryo nta n'umwanya ufite wo gusohokana n'abantu batagufitiye umumaro. Bezos yaravuze ngo ikosa rikomeye abantu benshi bakora nuko bagerageza guhatiriza bashaka inyungu badashobora kubona. Ntabwo uhitamo passion, ntabwo uhitamo icyo uzaba, ahubwo kiguhitamo. Wowe icyo ukora gusa ni ukugiharanira no guhagarara kigabo. Jeff Bezos yaravuze ngo abantu bazakugirira icyizere bitewe n'ibintu bikomeye wagerageje gukora. Hanyuma brand yawe ni cya kindi abantu bakuvugaho udahari, ubundi wowe wa nyawo uramutse ufashe nka recorder ukayishyira nk'ahantu mu bantu mubana, ukigendera ukaza ukumva ibintu bakuvuzeho, uwo ni we wowe wa nyawe. Ibyo bakuvuga uhari akenshi ntukabyizere 100%, ntabwo ari wowe wa nyawe. Bya bintu bakuvuga wagiye, uwo ni wowe wa nyawe, iyo niyo shusho yawe. Ibyo ujye ubizirikana, ntabwo guhora bagutaka bagukomera amashyi bavuga ibi na biriya ari uko ariko bagufata, ahubwo bya bindi bavuga wagiye, ibyo nibyo bigaragaza nyine wowe wa nyawe. Yitwa Jeff Bezos. Hanyuma aravuze ngo niba utajya wihanganira abantu bakuvugaho, ntukagire ikintu gishya ukora cyangwa se ikintu gishimishije ukora. Niba udashobora kwihanganira abantu bakuvuga, nanone nubwo bakuvuga yego udahari, akaba ari byo wagakwiye gufata nk'aho ari byo bikuranga, ari nkacyo kirango cyawe, ariko niba utabasha no kubihanganira, ntukagire ikintu gishya ukora cyangwa ikintu gishimishije. Ni ukuvuga uko byagenda kose abavuga ntibazarekera kuvuga, ariko ntibikaguhagarike. Bakuvuga gutya cyangwa kuriya, wowe ujye ukomeza ukora ibigombwa gukorwa. Yitwa Jeff Bezos. Uyu ni umukire wa mbere ku isi. Aya ni amagambo uri kubwirwa n'umukire wa mbere ku isi. Uyu mugabo yaravuze ngo ukora cyane, icyo ni kimwe, uryoshye, hanyuma ukora amateka. Izo nizo nshingano zawe kuri iyi si. Mu bushabitsi ibintu ni bitatu. Bana b'abacuruzi, uyu nawe ni umucuruzi. Mu bintu by'ubushabitsi ibintu aba ari bitatu. Shyira abakiriya bawe imbere, uhanga udushya mu byo ukora, ubundi wihangane. Uyu mukire wa mbere akubwira ngo uzaba umbwira icyavuyemo nyuma. Turi kuvuga amagambo y'umukire wa mbere ku isi. Ibintu ni bitatu. Abakiriya bashyira imbere, ubundi uhanga utuntu tw'udushya tw'udukoryo nyine mu tuntu ukora, ubundi wihangane gusa utegereze. Jeff Bezos uzaba umubwira ukuntu bizaba bimeze. Hanyuma yaravuze ngo ikiremwa muntu kiratangaje cyane, ntabwo bisaba kugenda ibirometero miliyoni ngo umenye gutwara imodoka, ariko nanone uburyo ubyiga bisaba kuba uyirimo ukagenda ibyo birometero. Hari ibirometero ugomba kugenda uko byagenda kose.
si miliyoni yego, ariko hari ibirometero ugomba gutera. Ni ukuvuga kugira ngo ugere ku kintu runaka, ni uko hari intambwe runaka uba ukwiye gutera. Nubwo utatera intambwe kugeza mu bushorishori ako kanya, ariko intambwe imwe ishobora gutuma ugera noneho muri bwa bushorishori. Buri rugendo rwose rutangirira ku ntambwe imwe. Utateye intambwe ya mbere, nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo tera intambwe imwe, Imana iratera 99 igusanga. Ni ukuvuga mu bintu byose ushaka gukora, basi gerageza utera agatambwe kamwe kawe gatoya. Hahandi abandi bacikira intege niho amahirwe yawe aba ari. Ibi ngibi rwose uze kubizirikana. Buriya ntukishinga abantu. Hahandi bacikiye intege niho haba ari chance zawe. Uyu mugabo yaravuze ngo udashaka kuguma, ntugatuma abantu bahora bakuzirikana. Ni nka bya byo kuvuga ngo ahantu udashaka kuguma ntukahasiga urwibutso. Niba ahantu udashaka kuhaguma urahasiga urwibutso kubera iki? Uyu mugabo avuze ngo 99% by'abantu bahora mu biruhombo niba abandi bahorana impamvu y'ibintu runaka. Burya byaruta, byaba byiza wicecekeye aho gutanga impamvu mbi. Byanaruta kubaho wenyine aho kuba muri kampani mbi. Bezos yaravuze ngo niba utangiye kutamenya buri kamwe kose mu bijya mbere kuri business yawe, uri hafi guhomba. Cyagiye utangiye kuregeza utakibasha gukurikirana neza ubucuruzi bwawe, ngo umenye buri kamwe kose kajya mbere, Bezos arakubwira ngo uri hafi guhomba. Uyu ni umukire wa mbere ku isi. Hanyuma yaravuze ngo abantu batinya kuvuga ibyo bashaka, ni nayo mpamvu ituma batabona ibyo bashaka. Ku rundi ruhande koko birumvikana, nawe yigeze gushimangira ko byaruta ukabaho umwaka umwe nk'igisamago kurusha kubaho imyaka 100 nk'intama. Bezos yigeze kuvuga ngo wowe waba uri we wese, ibyo waba ukora byose, aho waba ukomoka hose, ushobora guhindura buri kimwe kandi ukaba umuntu w'igitangaza. Ikindi ukazirikana ko buri kimwe cyose cyahinduka, icyo usabwa gusa ni ukutarangara. Wowe ntukarangare. Yigeze kuvuga ngo ikintu kiba cyiza bitewe n'umuntu ukireba, kiba kidasanzwe bitewe n'ibyo wabonye. Ikintu kigira agaciro bitewe n'uko ugikeneye. Ntukishinga ibyo abantu babona ko ari byiza, wowe niba atari cyiza mu maso yawe, nyine ubwo si cyiza kuri wowe, nubwo cyaba ari cyiza ku bandi. Bezos afite abana 4. Yigeze kuvuga ngo iyo umaze gushyira ikiremwa ku isi, iyo umaze kubyara muri make, nibwo usobanukirwa neza impamvu zo kuba turiho duhumeka. Bezos yigeze kuvuga ngo ibintu byoroshye bituma udakura, bituma utanatera imbere.